mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twari twasize Priya amaze guhamagarwa na Ayman yararimo amusaba ko yazamufasha gukorera surprise Ivy akaba yamuterera Ivy gusa ku ruhande rumwe Priya ntiyari yishimiye kubona Ayman ari mu rukundo na Ivy. Ikindi Priya mu mutima we nta rukundo n'uruna rucyagirira Ivy. Ese iyi proposal izagerwaho ntangwa ntizaba? Inkuru yacu reka tuyitangirire kuri Priya ari kumwe na Karungi. Karungi ahera akabaza Priya akamubwira ati kose Priya ko numva ufite imigambi mibisha kandi burya icyo Imana yanditse kiba yaracyanditse. Uriya mwana w'umukobwa ngo ni Ivy kagira umutima mwiza, ese uragira ngo mbikwibutse? Ujya wibuka inshuro zose yagiye akwitangira? Ese ujya wibuka ko wari umunyamafuti, umunyamakosa mubi ku ishuri, wahora gutoroka ikigo ariko bajya kukwirukana akakwitambika? Ujya ubyibuka ko ari inshuro nyinshi yagiye kuvuganira ku babyeyi? Njye nawe rega turi inshuti, twamenyanye kera cyane, so nzi buri kimwe. Kugeza na n'uyu munsi ntabwo niyumvisha impamvu utariyakira. Ngo Ivy umufate nk'umuvandimwe wawe nk'uko wabikora. Njya nibaza ikintu mwapfuye mu buto bwanyu kikanshobera, mbabarira umubwiza ukuri. Uretse kuba Ivy iwabo baramutritingaga like a queen, haba hari ikindi kintu yaba yaragukoreye? Priya toya icyaze tukira abana nyine urumva ni umuhanga mu kigo, nyine hari headboy nyine yari mwiza kandi nawe ari umuhanga, gusa ntabwo uwo twigaga mu class imwe. So headboy yakundaga Ivy, nanjye nkakunda headboy. Ariko nanone Ivy we ntabwo yamukundaga, yewe nta nubwo yabaga amushaka. Nabaga ndeba ukuntu headboy amutritinga nkumva nifuje ko yaba ari njyewe yababikorera. Karungi atariko rero Priya nawe ntabwo ushobotse, iyo nkuru rwose ntabwo isobanutse. Wariteye wanga umuvandimwe ngo nuko ngo umuhungu ngo yamukunze, wowe ntagukunde kandi waramukundaga. Oya, icyo ni ikinyoma, urimo urahimba impamvu. Ahubwo reka nkubwire, ufite urwango muri wowe. Njye ndi kwibaza mu babyeyi bawe bakubyara, njya numva bavuga ngo isuku igira isoko kandi ikintu cyose kigira sose. Ndi kwibaza hagati ya mama wawe na tata wawe ninde muntu w'umunyetima, ninde ugira ishyari kuri urwo rwego? Kuko Ivy ntago natekereza ko wagirira Ivy urwango rugeze aho ngaho. Menya ni kenshi wagiye umutega abasore ngo urebe ko bamutera inda ariko byaranze. Still nawe uracyamugendaho. Ase nabura nta nubwo unacikana intege ngo uvuga ati uyu mukobwa nta hantu nta namwe namufatira. Ese wibagiwe ko Ivy ku ishuri yari pastor? Do you remember? She was a pastor. Ivy buriya ku bintu byo gusenga urabizi ko mwubaha. Priya terega nanjye ndamwubaha. Ndabizi ko kugusenga rwose arakubiye.
avugana n'Imana pe. Rimwe na rimwe ajya nambwira n'ibintu nyine nkabipinga nkamwereka ko nabyitaye ariko nkabibona. Karongi ati ujya upinga ibintu Ivy yakubwiye wowe uzanapfa ahubwo. Buriya terega ntago mbipinga kubera urundi rwango. Just nuko mba numva nashaka ko ari ubimbwiye. Karongi ati player biri serious niba yari indwara urwaye. I wish ko wajya ku hospital kagenda nyine ukajya kwirwarira ukareba ko bakujaje abatu. Niba iyi ndwara yavurwa habaye hari umuti uvura ishyari, hakaba hari umuti uvura umutima mubi ku buryo umuntu yifata kanga umuntu, hari umuti ubivura, nakugira inama yo kujyayo. Gusa ikibazo nuko nta muti ubaho ubivura. Kandi ikindi kintu giteye inkeke n'agahinda, umuntu ugira ishyari arinda ripfana, ntago yarireka tu. Niyo yakizwa akaba murokora inshuro 1000 ka kantu karamuganza. Buriya umunyarwanda yaravuze ngo umuntu asiga ikimwirukansa nagasiga ikimwirukamo. Uyu munsi wakigira umwana mwiza ukavuga ngo urahindutse, ugasezeranya abantu bose ukuntu ugiye guhinduka, ariko do you know haza akantu gatoya cyane kakagaragaza true color yawe. Buriya njye nawe turi inshuti, ntago ndi inshuti na Ivy, ndanagukunda pe, ntago Ivy simukunda like my best friend, no mukunda nk'umuntu usanzwe. Ariko what I can tell you now, ndifuza ko rwose uwo mutima mubi wawureka, ariko biragoye ko wawureka. Do you know why? Ni ikintu kiri muri wowe gitoya muri wowe. Iryo shyari ryashinze imizi n'imishokoro muri wowe. So uretse Imana nyine yo mwijuru niyo ishaka kuba yaguhindura. Gusa reka nkubwire, ishyari nibwo burozi wowe usomaho ubwawe ukibwira ko abandi ari bo bapfa. Ushaka wowe wibwira ko ibyo ukora uri kugira ngo ubabaze abantu, ariko wowe uri kwibabaza kurushaho. Kuko umunyeshyari ahava akagera ahora abona imigisha y'abandi. Uzi impamvu uhora ubona ibintu byiza kuri Ivy nuko umugirira ishyari. Uzi impamvu uhora ubona ko akuri imbere kurusha imnambwe nuko umugirira ishyari. Kandi ikintu gitangaje, Ivy ntago ibyo biba bitekereza. Ibaze ko nta kintu adashobora gukora ku bwawe. Okay, noneho ufata telefone umuhamagara unamubeshya umubwira uti ngize ikibazo, urebe ukuntu ahangayika. Ariko waguhamagara akavuga ngo yagize ikibazo, aho kugira ngo uhangayike wakishima. Ndakubeshyera se Priya araseka akavuga ati Kalonge ibyo byose uri kuvuga ndi kubyumva, ariko uramonda sindoga, mfite imipango yanjye ngomba gukora. Ndata okay, courage, ntago nzigera ngufasha. Ikintu ndi bugusezeranye ni kimwe, sinzigera nkuvamo, nzakurwaza kugeza mbonye uhindutse, ariko sinzigera ngufasha. Mu mabi yawe yose ntuzigera umpanga mu mipango yawe. Gusa wibuke karma is real. Uko bizagenda kose, iyo uhemukiye umuntu uko karma ijya ibivuga, menya ko umeze nkaho ari bimeze nka loan ufashe, igihe kiragera ukishyura ya loan kandi ifite interest. Rero ibintu uri gukorera Ivy ushobora kuzisanga nawe hari uri kubigukorera, kandi noneho akazabigukorera birushijeho bifite uburemere nangwa se bifite bishaririye kurusha ibyo uri gukorera Ivy. Nakugira inama yo kurekera Priya yawe. I'm not going to stop. I will try my best. Ayman na Ivy, they will never and ever get married. Ntago nzigera ntuma babana, sinzigera ntuma bashingirana n'umunsi n'umwe. Karungi ati se none ugiye gukora iki? Priya ariko se wategereje, rindira, you gonna see. Tuve aho ngaho kuri Priya, twigire kuri mama Ivy ndetse na papa we.
Lucas aba yicaye mu sitting room, Ivy akaza amuzaniye ikirahure kirimo juice, akambwira ko se yagiye wicariye aho ngaho. Urimo ureba muri iyo computer yawe. Siko nkugiriye ni muwe, mbwira ni ibiki bitari kugenda neza ngo ngufashe. Lucas ati reka ntabwo mba nshaka kwiruhiriza umugore. Ahubwo urakoze kumunzaniye aka juice. Lucas anywa kuri juice akumvira konje, ubwo ubundi uyu mugore niwe nasabwaga. Ariko Imana yarakoze pe. Mana wibare kubw'umugore wampaye. Jinta atari kuraseta. Ese nibyo uracyabitekereza n'imyaka tumaranye? Uziko wagira ngo imuguhaye mu gitondo. Lucas aterega umugore mwiza, uhora umbera mushya. Uhora unkorera utuntu surprising. Ngaho ngwino wicare hano. Ndati ngaho nyumvira. Nze nicara aho gaho iruhande rwawe. That of course, ariko se uri umugore wanjye, bafite uburenganzira bwo kugutetaho nkakubwira ibyo nshaka. Ahubwo egera hano ngira utuntu nkwibwirira. Jinta atari kuhere wamaze umwanya munini umbwira ko ari ikintu ushaka kumbwira. Ubundi what is it? Nizere ko atari inkuru mbi. Lucas atari ko warahahamutse. Wowe buri munsi ubuzi kugiye kwakira inkuru mbi, none se ko tudaheruka kugira ibyago. Akujya bibona ko nyuma y'ivuka rya Ivy ibintu byose byagiye ku murongo. Company yaragutse, tugira abakozi benshi. Company yacu yaramenyekanye. Abantu bose barayizi. Binongeye nta gupfusha ntako. Jinta terega Ivy yaje ari umwana w'umugisha. Yaje Imana yaramuvuze. Buri Ivy n'ujya umureba ujya umutinya. Uriya mwana Imana yamuvuze ibintu bikomeye cyane. Ivy azaba umuntu ukomeye. Ibaze ko rimwe na rimwe njya mbona amayerekwa ye, nkareba icyo azaba cyo n'uwo azaba we, nkarushaho gutinya Imana. Ibaze ko Ivy azatunga kurusha uko dutunze, kandi bitavuye kuri twebwe. Ivy ejo he ni heza cyane kurenza uko ntanabikubwira. Uriya mwana wacu azaba umuntu ukomeye. Azaba umuntu ukomeye kuri rwa rwego umuntu wese uzajya umureba atazajya yizera ko ari we papa we nangwa se ari njye mama we. Rimwe na rimwe bazajya banavuga ngo turamwiyitirira kubera iki Imana yamushyizemo. Ivy nubwo ari umuhanga, akaba ari umunyabwenge, ntabwo ubwenge bwe n'ubuhanga bwe burajya hanze. Lucas ariko nawe ndumva none uri kubikabiriza. Uri kwibuka ko ari umukobwa wawe uri kuvugaho? Jinta ati yes of course, ndabizi ko ari umwana wanjye, ariko nyine njyewe ndi kukubwira ibyo nzi, mfite amakuru ku mwana wanjye. Ndati byaba ari byiza, njye nzishimira kubona umwana wanjye ameze neza. Ahubwo se umwe mu bavandimwe be yansabye ko yajya kubana na Ivy, ariko I'm not sure ko Ivy azabyemera. Jinta ati yagusabye ngo iki? Kujya kubana na Ivy? Umwe muri babana turera akunda Ivy cyane, ariko nubwo mukunda aramutinya. Yansabye arambwira ati dad, wampuje na murumuna wanjye ko nifuza kubana nawe. Ishuri ryararangiye kuri njye kandi no kuri we. Ndumva nifuza kuba ndi iruhande rwe. Jinta ariko ntacyo bitwaye. Ivy nta umutima mubagira, azamwakira, azabyemera.
ntago yabyangira iki se? Lucas ati ariko umukobwa wawe uramuzi nangwa ntawuzi? Jeans ati Ivy ndamuzi naramwibyariye, ntago yakanga kubana nawe keretse igihe cyose uwo mukobwa yaramuka akoze ikosa ryo gutuma Ivy yumva mwanza akamuzinuka. Naho ku cyo kubana cyo ntekereza ko Ivy atabyanga. That's okay. Ubwo nyine nukuza kumuganiriza. Ahubwo se kabavandimwe bari benshi twareze abakobwa benshi n'abahungu benshi, ubwo ndamenya ari uwo. Undi ati yewe ni Shine. That's okay. Niba ari Shine ngiye ndumva nta kibazo nabigira kuko Shine akunda Ivy cyane. Njya mbibona niyo baje hano kudusura. Ubu ubona nyine adashaka umumva iruhande. Yari yabinsabye nanabibwiyeho Ivy, numva nta kibazo bifiteho. Gusa nanone nkagira ubwoba ko yaba yabyemeye kubera ko ari njye wabimusabye. Gintato yawe umukobwa wawe uramuzi ikintu yatagishaka ahera akakubwira ati no, kandi urabizi ko no yiwe ni no. Iyo avuze ngo no, respect it. ntago aba ari buchanging mind. Rero niba yabyemeye abana nyine ubwo no kubareka bakabana. Ku rundi ruhande Jinta bimujyana kure. Nubwo atuye umwana wanjye wagiye kuba muri ghetto hazabishobora. Lucas ati ariko ufite ikihe kibazo? Abana nabo wacu tuzabafasha. Nibagira icyo bakenera tuzakibaha. That's okay. Lucas ati ariko hari n'ikindi kintu nshaka kubwira. Jinta ati se cyerekeye ibiki? Kijyanye n'urukundo umukobwa wawe arimo. Jinta ati bimwe numvise. Ese buretse gato. Ivy yabimbwiye hongera ngo ni bimwe byiwe byo gutebya. Ambwira ngo afite umusore bakundana ngo bagiye ngo kuba ngo wenda ngafashe irembo ngo anamupropoze ngo hamutegereze imyaka 2 babone gukora ubukwe. Nyine ku ruhande rumwe ntumvaga ari gutebya. Ivy naramubyaye ntago njya mwizera. Lucas ati ariko kuki utizera umukobwa wawe? Jinta ati shabyihorere. Byihorere mugabo mwiza. Uriya mukobwa waramwibyariye arusha kuba umuzi igice. Ivy ni umwana mwiza pe, ariko afata imyanzuro ikakaye. Byarantantunguye kumva ari kuvuga ngo afite umuntu bagiye kubana. Ibaze ko yajyaga ambwira ati njye ntago nzashaka ntaragera kuri ibi nibi. Ivy wateretswaga n'umusore agataha yimyoza yarakaye, namubaza ngo wabaye iki akambwira ati ndahuye n'umusore aramenye. Ivy wajyaga ambwira ngo abasore nibajya bamuteretsa azajya bakubita. Nkamubwira ngo nta mukobwa urwana, yarakiri muto cyane yiga primary. Rabizi rwose igitsina gabo n'abahungu nta kintu, ntago ari ibintu bimushishikaza. That's my girl. Niwe mukobwa wanjye wundi. Gusa nyine ikintu gihari ni ukwitegura. Bari seriye Ayman arashaka kuza gufata irembo. Jinta ati njye rero buriya none nabifashe nk'ibintu bitari serious. Ndati rero biri serious. This coming month bazaza gufata irembo. Kandi urabona uku kwezi kora buri minsi ngahe yonyine ngo kurangire. So tugomba gutangira kwitegura. Jinta ati aha ninde wanga ibirori
nanjye nanezezwa no kubona umwana wanjye rwose akoze ibirori. None se ubundi katazangumira aha azashaka nyine nk'uko nanjye nashatse. Tuve ku babyeyi ba Ivy twigarukire kuri Ivy abarimo atembera mu muhanda ari wenyine atakiri kumwe n'umukunzi we Ayman. Agenda areba muri telefone ye irasona, mu kwitaba agasanga ni Shine wari umuhamagaye akamubwira ati karame muvande, undi ati tumeze neza murumuna wanjye. Ivy ati meze neza mukuru wanjye, ahubwo se ko wanyanze ntabwo ukunda kumpamagara. Shine yaterega mba ntekereza ko buri mu kazi kenshi. Undi ati sometimes mba muze ariko uri umuvandimwe wanjye ntabwo nakuburira umwanya, warabyibagiwe ko ndi murumuna wawe? Shine ati oya ntabwo nabyibagiwe, ndabizi rwose, ndabizi ko ndi umuvandimwe wawe, ariko rimwe na rimwe nyine mba ngira ngo nguhereze n'igihe cyawe tuze. Ivy ati no way, ntabwo ari uko wakabaye bigenza, wemerewe kumpamagara anytime, igihe cyose wumva uri free wemerewe guhamagara umuvandimwe wawe, ahubwo hari ibintu Daddy yari yambwiye. Shine ati yabikubwiye se? Tubwibaze ko nari nguhamagara ibyo ngiye kukubwira. Ivy ati wikigora, tata byose yabimbwiye, yambwiye ko ushaka kuza kuba uri kumwe nanjye, so nabimwemereye, ahubwo se uzaza ryari? Shine ati n'ubu mbwiye naza. Ivy ati it's okay anytime, niba wumva ushaka kuza nanone you can come. Shine ati wow urakoze cyane. Ahera akakupa. Ivy agaseka ati kumana Shine ni agacucu n'agashwi, ibaze nk'ibintu nabagiye kumbwira, yumvaga se buriya ntabyanga. Ahera akagahagarara akavuga ati akuse bundi mana ni igitinyiro gusa wampaye, nuko ngira igitsure, umuntu ni mukuru kuri njyewe ariko aba arimo, ntabwo niyumvisha ukuntu umuntu atinya kumpamagara. Ntako nyine ntakundi. Arimo agenda mu muhanda abona umukobwa wicaye asa naho yihebye ari kurira. Ivy aramwegera akamubwira hey bite, ndaramureba ntamusubiza. Ivy akongera ati bite byawe ko mbona wicaye mu muhanda, undi aho kumusubiza ararira. Ivy biramucanga akavuga se kuri kurira bite, ni we ndi kuvugisha, what's wrong? Akamubwira ati rega ntacyo mfite cyo kukubwira, ntacyo mfite nakubwira kano kanya. Ndati waye? Ndati ntago mbizi, ngeze muri yaka yo gutakira umuhisi n'umugenzi, ngeze muri yaka yo gutakira uwo mbonye wese, ngeze muri yaka yo kuba nasaba uwo nzi n'uwo ntazi. Ivy ati no way, none se wabaye iki? Ahera akamuhanagura amarira, yaneza akamubwira ati okay noneho relax, tuza nyine umbwire wabaye iki, ufite ikihe kibazo? Ndabona udatuje, hari ikintu kitari kugenda neza. Anyway nitwa Ivy, ariko ngira amazina abiri, nitwa Kimi Ivy. Basi se wamfasha ukambwira wowe uko witwa? Ndahera ko akamubwira
njyewe nitwa Matthew. That okay. Matthew, nice to meet you. None se Matthew. Ufite ikihe kibazo? Masi ahera akamubwira ngo mbayeho ubuzima nanjye ubwanjye ntishimiye. Njyewe Masi nakuze ntazi data, nzi mama gusa. Data yataye mama, gusa amaze kumenya ubwenge naje kumenya ko data yashatse undi mugore, ariko ntago mama ari we mugore mukuru, ahubwo mama yari umugore muto. Gusa nyine mama ntabyo yarazi. Mfite bakuru banjye pe, ariko kuko data yadutaye twabayeho ubuzima bubi. Ibaze ko na mama umbyara yanyanze kubera data, ahora ambwira ngo ndubundi ndi ikibi nka data, ngo nta kintu nzigira mumarira. Ubu tuvugana nari ndi mu senior 6, ni igihembwe cya mbere kirimo kirarangira, ariko nabuze fizi ku ishuri. Banyirukanye, nabuze aho njya. Nageze imbere ya mama arambwira ngo ujya gushaka so aba ari we ukurihirira. Arananyirukana na nabi rwose, anyirukana mu rugo. Ahangaha ubona nicara maze kuhicara inshuro nyinshi, rimwe na rimwe ndanaharara. Iyo mbona narambiwe kwicara hano, mbona abantu benshi bari kunyibazaho, ndijijisha nkagenda, naruha nkagaruka nkongera nkahicara. Niho ndara, niho nirirwa. Ayifate ngo iki? None se Masi, mama wawe ahantu atuye ni hafi aha, nabura ngo njye kumuganiriza? Undi ati Ivy, wikigora, nta kintu n'iki na kimwe byagufasha kuvugisha mama. Noneho sinamukira, ndabizi wenda yabyemera, ariko wamara kugenda ibyo yankorera niyo yari bizi. Ivy ati none se ngusabye kuza tukajyana wabyemera base, ariko ukava ku muhanda, uri umwana w'umukobwa. Ejo n'ejo bundi ushobora kuzahura n'umuntu akakugirira nabi, nangwa se ugahura n'umuntu akagushukisha n'utwo tuntu bitewe n'ibibazo ufite, akagufatirana akaba aguteye n'iyo nda. Ngenda kujyana, ndaza gusaba mu rugo, fizi zose ubura baziguhe, ariko ugaruke ku ishuri. Masi ati ndi kurota njye Mafi. Ntago nabyiyumvise. How comes? None se uri marayika uje ungana? Ivy ati Masi, harya ni Masi ni izina ryawe rero, harya ubwo ntibisobanuye imbabazi? Undi ati yego. Okay, noneho ninshaka ndajya nkwita imbabazi, aho kujya nkwita ibindi ndumva atari ngombwa. Undi ati nta kibazo. None se wanyemerera tukava ku muhanda tukagenda njyemba hano hirya gatoya? Undi ati nta kibazo. Bahera ko bakajyana, barimo bagenda Ivy ahera ko afata telefone ye
agahamagara mama we akitaba Iva aramubwira ati mama nta bintu byinshi nkubwiye nta n'ibindi bintu byinshi ngusabye hari ikintu nshaka kugusaba kandi umbabarira ukemera into cyane ndakabwira ati se ni iki mukobwa wanjye akubwira ati mama muye na imbabazi ndatuhuye na imbabazi se ninde Iva ati ni long story nyine urabona burije ariko nyine ejo nzaza aho ngaho mu rugo nyine najya ngo mubwire ko nzaza mu rugo ndi kumwe n'umuntu witwa Imbabazi n'impamvu nzaba muzanye nzayibabwira ngeze aho ngaho sibyo se ndati nta kibazo ubwo rero nyine munyitegure ikindi maze kuvugana na Shine nawe wanyemereye ko agiye kuza ahari nawe dushobora kuzana ndati nta kibazo bana banjye mu rugo murisanga ahera kagakupa inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha Iva agiye gutwara Mathi iwabo ahari agiye gusaba ababyeyi be kumuhera fizi uyu mugisha se Jinta na Lucas baraza kuwukorera nangwa niba ari bo byemere ese Shine ugiye kubana na Ivy ahazamubera umuvandimwe w'umugisha byose twibaza ni mu bice bizakurikira inkuru yitwa Inzitane njyewe nitwa Ateti ninjye uyandika kandi nanjye niyo uyibagezaho kuba mbakunda byo simbigarukaho nkunda ko munkunda kandi nanjye ndabakunda cyane nzabahorane Uwiteka akomeze kubantiriza impagarike n'ubugingo mukomeze guhaha kandi muronke